Uyu mwaka wa 2026 nshaka guhinduka. Ukuriya mwaka wa 2025 wambereye mubi. Sinkishaka kongera kwihambira ku bantu batanshaka cyangwa se abantu batagira icyo bongera ku buzima bwanjye. Sinkishaka guhamagara abantu batampamagara. Sinkishaka gufasha abantu batamfasha. Sinkishaka gukunda abatankunda. Numpamagara nawe nzaguhamagara. Nunkorera ikibi nawe nzakigukorera. Nunkunda nawe nzagukunda. Ushaka kuza azaze, ariko afite icyo anyongeraho. Ngaho nawe tekereza ku nshuti wagize mu mwaka wa 2025. Zinyuzemo itoroshi hanyuma urebe ngo ninde wagize icyo akumarira nk'uyu mwaka urangiye. Niba ntawe, ijugunya kure. Utangiye umwaka wa 2026 ufite inshuti nshyashya kandi ubona ko zigufitiye akamaro. Otherwise, bitekerezeho.